Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuje gusohoka ikizame kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho gukora imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsindire ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ese nuko iki tuje gusohoka kino kizame kiba kimaze gukorwa, nuko ibibazo biragaruka. Wakosoza kino kizame kimwe kimaze gukorwa, wagerwaho mu kizame cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse byo muri iki kizame kimwe umaze gusura, ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo uzagerweho ukorera imwe utsinda ikintu busabwa nuko kugiye kino kizame kiba kimaze gukorwa ukagikosora kugira ngo ujye tukibonera ku gihe. Mbere yuko ureba iyi video ujya hasi hasi umukara handitse ngo subscribe ukahakanda. Iyo umaze kuhakanda ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizame ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, yaba aya masomo agenda bashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo byabajijwe, byabe bino bibazo ngo ndapostinga biba biri kunda kuza mu kizame. Kanda subscribe hasi rero kugira ngo ibyo byose njya bishyiraho ujye uhita ubibona ku gihe nugerwa uzakorera rimwe uhita utsinda. Ushaka kode twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789 tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe kubona kode mu gihe gitoya aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga uri kure bitakunda guze twigane mu ishuri, cyangwa se uri hafi ariko ufite akazi katakunda guze twigane mu ishuri, turakwigisha mu buryo bwa online aho duha amasaha ubona aboneka ku munsi akunogeye. Iyo ageze turaboneka, tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, twakwigisha twatwizeye ko nugerwa uzakora rimwe ugahita utsinda. Ukeneye kwiga mudasobwa koresha izo nimero tuze tukwigisha mudasobwa. Warigishije ariko mbere yuko ujya mu kizame ushaka guhura n'umwarimu akaguhugura muri kumwe, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789 ibi byose tubafashemo. Ndakeka ko amaze gufata agapapuro, ndakeka ko amaze gufata agakaramu, ndizera ko amaze gukanda subscribe hasi. Reka dutanye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo icyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho, ese ino shusho urabona ari impande eshatu, ese urabona ari impande enye cyangwa ni uruziga? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Kuri buri kibazo tuba dufite ibisubizo 4, ukajya ugenda uhitamo kimwe cy'ukuri ukacyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. A, inzira y'abanyeshuri. B, abanyamaguru ntibemewe. C, agace k'abanyamaguru nta kinyabiziga, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo hegera aho abanyamaguru bambukira. Hano urabona isomo kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isomo amaze kugihitamo, ndizera ko isomo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano isomo kuri nta kindi ni D, ahegereye aho abanyamaguru bambukira. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Kenshi nukibona uzagera imbere yawe uhita wabona zebra cross kubera ko ari aho abanyamaguru bambukira. Ndakeka ko waramusamo D, ndizera ko waramuskandika ku papuro. Rero wahisemo, ndizera ko n'icyambuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda. Wabona ibyapa biri kukugora, video y'amukota n'ibyapa byo ku mihanda namaze kwibakorera iri kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, genda uyirebe. Ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo nijoro amatara yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa ry'umuhondo agomba igihe ijuru rikeye kumurika mu muhanda nibura mu ntera ikurikira. Waba uri mu ntera imwe mwizi baduhaye, ano matara yo kubisikana akaba yakumurikaho. Ese mu ntera? Hano ibisubizo 4 baduhaye, hitamo kimwe. A, ngo metero 100. B, metero 50. C, metero 40. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iyo bavuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, niba ari bwo bwa mbere dukosoye ikizame, baba bashatse kuvuga ngo A ikaba atari isomo cy'ukuri, B ikaba atari isomo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari isomo cya nyacyo. We hano urabona isomo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isomo cy'ukuri amaze kugihitamo,
ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro handitse cy'ukuri nta kindi ni se muri metero 40. Noneho amatara ndangacyerekezo ni muri metero 150. Noneho amatara ndangaburumbarare ni muri metero 200 nibura. Mba mbivuze hakiri kare kugira ngo nuhura nabyo ube warabyumvishe uhita ubikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe nka Rwanda Driving College TV, ariko mbibutsa ko code ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Fata telefone yawe twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789 tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe gukora code nziza aho waba uri hose mu gihugu. Tumaze kugushakira code tuba tubonye ko ari umunyeshuri wacu uri kwitegura gukora ikizame. Ikintu cyose cyagufasha tukajya turakiguhera ku gihe kugira ngo nugerwaho uzakorera rimwe uhita utsinda. Waba ukeneye kwiga, murabizi umuntu aba ari mu Rwanda akiga muri Amerika, nibwo buryo dukoresha iyo turi kukwigisha uri kure. Tuguha link ukayikandaho, tukaguha uburenganzira bwo kureba ikintu twashyize muri mudasobwa yacu, ukajya urakibona muri telefone yawe bitewe n'isomo turi kwigana, nkagenda nkusobanura tuvugana uri no kubireba. Ndakeka ko rero mugiye kutwandikira cyangwa mukaduhamagara ni kuri 0789 ibyo byose tubafashemo. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo ikintu cyose cyatuma hahindurwa ibyanditse bireba nyiri karita cyangwa biranga ikinyabiziga kigomba kumenyesha ibiro by'umusoro, haba mu magambo cyangwa mu mubare wayishinganye. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? Ese ibyo biba byakorwa mu gihe kingana gute? Imodoka yawe iragonze ntirasubira mu muhanda, biba ngombwa ko ibyari byanditse ku karita babihindura, cyangwa se urayigurishije biba ngombwa ko ibyari byanditse ku karita bihinduka. Ese ibyo biba bigomba kumenyeshwa ibiro by'umusoro n'amahoro mu gihe kingana iki? Ngo mu mezi 2, mbe mu kwezi kumwe, se mu minsi 15. mu gihe kuri bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro iso cy'ukuri nta kinini de nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese ko batubwiye ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, icyakagombye kuba igisubizo cy'ukuri ni ikihe? Biba bigomba gukorwa mu minsi 8. Hano hari iminsi 8 habonye, oya niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ariko nimba ramuka yogigwaye mu kizamura akora mu kanya bashyizemo ngo mu minsi 8, uhita uhitamo icyo ngicyo nicyo kiraba ari igisubizo cyanyacyo. Ubonye hari ikintu kiri kukugora ucyandika muri comment ugakanda subscribe, nkazashyiraho isomo kazahita uribonera ku gihe utarindiye ko bagenzi bawe bagusharinga link kandi nawe bifite smartphone. Ikibazo cya kane kikabaza ngo ibimenyetso by'agateganyo bigizwe n'imitemeri y'ibara risa n'icunga rishije bishobora gusimbura ibi bikurikira. Biba bishobora gusimbura iki? A, imirongo yera irombereje idacagaguye gusa. B, imirongo yera irombereje idacagaguye n'icagaguye. C, imirongo icagaguye n'idacagaguye ibangikanye. Mu gihe kuri bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, imirongo yera irombereje icagaguye n'idacagaguye. Utari wahisemo rero B, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Noneho iyo bavuze ngo imirongo irabangikanye, aba ari imirongo uturutse kure ushobora kugirana umurongo umwe, aba ari imirongo 2 yegeranye cyane bayita kwibangikanye. Iryo jambo hari abantu batagyumva wenda, ariko nyeke kuyisura imenya. Iyo bavuze ngo imirongo irabangikanye, aba ari imirongo 2 yegeranye cyane, niyo bita ngo irabangikanye. Ndakeka ko waramusamo B, imirongo yera irombereje idacagaguye n'icagaguye. Ndakeka ko waramuskandika wa papuro. Utari wahisemo neza ko nicyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo iyo bitagishoboka kubona muri metero 200 imodoka zikuruwe n'inyamaswa, ingorofani, inyamaswa zitwaye imizigo cyangwa zigenderwamo kimwe n'amatungo bigomba kurangwa na cyangwa se bigomba kugaragazwa na. Bitagishoboka kubona neza muri metero 200, wenda se ni igihe cy'imvura hari ibihu byinshi, cyangwa se ni igihe cy'izuba hari umucucu mwinshi, biba bigomba kugaragazwa gute rero? Hano hari ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri. A, imbere ni itara ryera. B, imbere ni itara ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rihishije. C, inyuma ni itara rimwe ritukura.
mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. Iyo bavuze ngo ibisubizo byose ni ukuri baba bashatse kuvuga ngo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri, B ikaba ari igisubizo cy'ukuri ndetse na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Wihanura muri igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose ni ukuri. Imbere ni itara ryera cyangwa se imbere akaba ari itara ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rihishije, ariko inyuma biba bigomba kugaragazwa n'itara rimwe ritukura. Utari wahisemo D rero ndizera ko nikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya gatandatu, kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese wowe turi gukosorana kino kizame urabona kino cyapa gifite ishusho? Icyapa gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umweru n'umutuku. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri. A ngo isangano rifite ishusho ya T, B inzira idakomeza, C aho batelefonera, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Wowe urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, inzira idakomeza. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga, mpora mbibabwira tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa ndanga. Rero kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Banajya banakibaza mu buryo bw'amagambo bakakubaza ngo ese icyapa kigaragaza ko inzira gitewe mu ntangiriro idakomeza kirangwa n'ibirango bigizwe n'amabara asate? Uzavuge ko ari umweru n'umutuku, kubera ko bino birango uri kubona ko n'umweru n'umutuku. Niba kikwaza mu buryo bw'amashusho uhitemo B ivuga ngo inzira idakomeza. Ndakeka ko rero uburyo bwose bazakikubazamo uzahita ugikora kubera ko mbabikubwiye hakiri kare. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora ahuye n'ishyo ry'amatungo mu nzira nyabagendwa? Ubundi iyo bavuze inzira nyabagendwa ni kimwe no kuvuga umuhanda. Noneho iyo bavuze ishyo ry'amatungo ni ukuvuga ngo amatungo menshi. Ese wakora iki uhuye n'amatungo menshi mu muhanda? A ngo kuvuza ihoni kugira ngo ayo matungo atambuke. B umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko no gutambukana ubwitonzi. C kwatsa amatara maremare n'amagufi no gutambuka vuba bishoboka, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo kuvuza ihoni no gutambukana ubwitonzi. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko no gutambukana ubwitonzi. Ugabanya umuvuduko ubundi iyo uri kwirinda icyago cyangwa se ugahagarara, no gutambukana ubwitonzi kugira ngo ayo matungo ataguteza ibyago. Ibyo byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Ndakeka ko waramutse utamo B, ndizera ko waramutse ukandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko nicyambuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya munani kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki igihe ageze ku kazamuko gashinze cyane? Uri umuyobozi w'ikinyabiziga ugeze ahantu hazamutse cyane, ese uba ugomba gukora iki? Ese uba ugomba kwitwara ute? Hano ibisubizo bine badahitamo kimwe. A umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko akaguma ku ruhande rw'iburyo yirinda ibyago. B gukandagira ikirenge cya amburiyaje no kuvuza ihoni ryo kumenyesha. C kugumana umuvuduko n'icyerekezo wari ufite mu muhanda, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo guhagarara ku mpera z'uwo musozi. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko akaguma ku ruhande rw'iburyo yirinda ibyago. Urugero ugeze ahantu haterera hazamuka nko kwa Mutwe, rero ikintu uba ugomba gukora uri umuyobozi w'ikinyabiziga ugabanya umuvuduko ukaguma ku ruhande rw'iburyo wirinda ibyago. Ndakeka ko waramutamo A, ndizera ko waramutse ukandika ku papuro. Ikibazo gikurikiyeho amatara y'urugendo mu gihe cy'ibihu.
ese amatara y'urugendo mu gihe cy'ibihu ngo ni meza kuko atumureba kure, b ni mabi kuko arakugarukira akaguhuma amaso, c akwizeza ko abandi bakubona, mu gihe kuri d bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni b, ni mabi kuko arakugarukira akaguhuma amaso, amatara y'urugendo mu gihe cy'ibihu. Turahisemo b, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi intego yacu ni ugukora rimwe tugahita dutsinda, kandi kugira ngo ukore rimwe uhita utsinda ikintu uba usabwa ni ukujya urabonera ku gihe kino kizame kiba kimaze gukorwa, ukabonera ku gihe aya masomo ngenda mbashyiriraho agenda abafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, ukabonera ku gihe biriya bibazo nkunda kuba napostinze biba biri gukunda kuza mu kizame. Mujya mubona muri comment ko benshi baba bavuye gukora batsinze, benshi baba barakanze subscribe. Rero nawe kanda subscribe kugira ngo ibyo byose nijya mbishyiraho ujye uhita ubibonera ku gihe. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga kuko iyi ntabwo ari mpande eshatu, iyi ntabwo ari mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? a kunyuranaho bikorerwa iburyo gusa, b umuhanda uyoberejwe iburyo, c kata iburyo gusa, mu gihe kuri d bari kutubwira ngo umuhanda munini urasukira ibumoso. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni c, kata iburyo gusa. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka. Ibyapa byose uzabona biteye ku ubu buryo uzamenye ko bitegeka, biba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kino kikaba kivuga ngo icyerekezo gitegetswe ni ugukata iburyo gusa, ntiwemerewe kujya imbere, ntiwemerewe gukata ibumoso. Icyerekezo gitegetswe ni ugukata iburyo gusa. Ndakeka ko waramutamo c, ndizera ko waramutse ukandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Wabona ibibazo byerekeye ku byapa biri kukugora, ugasubira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV ukareba iriya video nagukoreye, urasoza kuyireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Mbibutsa ko code ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Twandikire cyangwa uduhamagare ni kuri 0789 35 16 tugufashe kubona kode nziza. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo gutwara uzungazunga mu muhanda ngo ni bibi ku kinyabiziga cy'imitende ibiri, b ni bibi igihe cyose, c ni bibi ku kinyabiziga cy'imitende ine, mu gihe kuri d bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni b, ni bibi igihe cyose. Gutwara uzungazunga uva iburyo uza ibumoso, uva ibumoso ujya iburyo, aba ari bibi igihe cyose. Murabizi biba byateza ibyago. Urugero, wenda umuyobozi w'ikinyabiziga agaturutse inyuma agiye kukunyuraho cyangwa agiye kukudepasa, niko mubyita mu ndimi z'amahanga, ahasigaye ukava iburyo kubera ko agiye kukunyuraho mu ruhande rw'ibumoso, ugahita uva iburyo uri kuzungazunga, ukazungazungira ibumoso, akaba yakugonga, akaba yaguteza ibyo byago. Ibyo byago harimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo kuvuza ihoni bibujijwe. Ahantu hose ntiwagenda uri kuvuza amahoni, hari ahantu biba bibujijwe. Hehe? Ngo ku musigiti, ku rusengero, ku rutambiro, b hafi y'ibitaro, c hafi y'ubuyobozi bwa polisi, mu gihe kuri d bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ku kinyabiziga ari icyawe wakiguriye ngo ntiwemerewe kuvuza amahoni hehe? Ndakeka ko bamaze kugihitamo, ndizera ko bamaze kucyandika ku papuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni b, hafi y'ibitaro. Hari ikinyabiziga kivuza ihoni nubwo waba uri muzima ukumva hari ukuntu mu mutwe bigenze, noneho abazima impande y'ibitaro harimo n'abarwayi, biba bibujijwe rero kuvuza amahoni hafi y'ibitaro. Ndakeka ko waramutamo b, ndizera ko waramutse ukandika uwa papuro. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo icyemezo cy'isuzumwa ry'ikinyabiziga kimara igihe kingana iki?
ese kimara ikingana iki? A. Amezi 6 ku binyabiziga bikora ubucuruzi. B. Amezi 12 ku binyabiziga bidakora ubucuruzi. C. Imyaka 2. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A. Amezi 6 ku binyabiziga bikora ubucuruzi, na B. Amezi 12 ku binyabiziga bidakora ubucuruzi, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Wowe hano uramuretse kuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kwamaze kugihitamo, ndizera ko isoki cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro, isoki kuri nta kindi ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Aba ari amezi 6 ku binyabiziga bikora ubucuruzi n'amezi 12 ku binyabiziga bidakora ubucuruzi. Wari wahisemo A, iba ari isoki ukora ariko nta manota baguha. Wari wahisemo B, iba ari isoki ukora ariko nta manota baguha. Ugomba guhitamo D ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo utugarurumuri turi ku ruhande rw'imbere rw'ikinyabiziga tugomba gusa. Ese tuba tugomba gusa ute? A ngo n'umuhondo, B n'umutuku, C n'umweru. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona isoki kuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ese utugarurumuri turi ku kinyabiziga ku ruhande rw'imbere tuba tugomba kuba dusa dute? Tegereze neza. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugihitamo, ndizera ko isoki cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano isoki kuri nta kindi ni C, umweru. Turi imbere tuba dusa umweru, uturi mu mbavu tuba dusa umuhondo, uturi ku kinyabiziga inyuma tuba dusa umutuku. Mba ngomba kubikubwira hakiri kare kugira ngo uhure nabyo wifiteho amakuru uhita ubikora. Murabizi intego yacu ni ugukora rimwe tugahita dutsinda nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo umuyobozi ubonye ko hari undi umukurikiye ashaka kumunyuraho agomba kubahiriza ibi bikurikira. Uri kugenda mu nzira nyabagendwa, ubonye ko hari undi muyobozi w'ikinyabiziga uguturutse inyuma ushaka kukunyuraho, aribyo mwita kudepasa. Ese uba ugomba gukora iki? A ngo kwegera uruhande rw'iburyo bw'umuhanda, B kongera umuvuduko, C guhagarara. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo A na C nibyo bisubizo by'ukuri. A kwegera ku ruhande rw'iburyo bw'umuhanda, na C guhagarara, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Wowe hano urabona isoki kuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza. Hano isoki kuri nta kindi ni A, kwegera iruhande rw'iburyo bw'umuhanda kugira ngo umuhe umwanya uhagije ko bagiye kukunyuraho akoreye mu ruhande rw'ibumoso. Rero wegera ku ruhande rw'iburyo kugira ngo umuhe umwanya uhagije mu gihe yatangiye kukunyuraho. Ndakeka ko waramusamo A, ndizera ko waramuswe yandika ku papuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, iyi ntabwo ari mpande 3, iyi ntabwo ari mpande 4, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara bicishemo umurongo utukura. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. A ntihasohokerwa ibumoso mu nzira banyuramo bazengurutse. B mu muhanda udakomeza ibumoso. C nta nkengero y'umuhanda yegutse iri ibumoso. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo birabujijwe gukata ibumoso. Hano urabona isoki kuri cyanya cyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Isoki kuri cyandike ku papuro. Ndakeka ko isoki kuri bamaze kugihitamo, ndizera ko isoki cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano isoki kuri nta kindi ni D, birabujijwe gukata ibumoso. Urabona ko turebeye kwa kino kirango harimo agafureshi gakata ibumoso ariko gacishijemo umurongo utukura. Ikindi kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza, nyine bari kukubuza ko utemerewe gukata ibumoso. Urumva iyo uzi itsinda icyapa kibarizwamo no kuba wahita utahura igisubizo cya nyacyo biroroha. Bino byapa uzi ko bibuza, wazamwa bino bisubizo bine ugahita ureba ahanditse birabujijwe gukata ibumoso, akaba ari cyo uhitamo. Wabona biri kukugora, iyo video narayigukoreye urasoza kuyireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Ndakeka ko waramusamo D, birabujijwe gukata ibumoso. Ndizera ko waramuswe yandika ku papuro. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo ikinyabiziga ntigishobora kugira amatara arenga 2 y'ubwoko bumwe keretse ku byerekeye amatara akurikira. Muri make kino kibazo ukuntu kibaza kirabaza ngo ikinyabiziga ntigishobora kugira amatara arenga 2 y'ubwoko bumwe, ariko amatara akurikirayo kiba cyagira amatara arenga 2 y'ubwoko bumwe.
ni nkaho ariko kibaza. Ayahe matara? A ngo itara ndangamubyimba, B itara ryerekana icyerekezo, C itara ndangaburumbarare. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kucyitamo. Ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Ikinyabiziga kiba cyagira amatara arenga abiri y'ubwoko bumwe ndangamubyimba cyangwa se amatara yerekana icyerekezo cyangwa ndangacyerekezo aribyo mwita ibinyoteri niba ari ikinyarwanda. C itara ndangaburumbarare kiba cyagira amatara ndangaburumbarare arenga abiri. Niyo mpamvu duhisemo ku igisubizo cy'ukuri ari D. Ibisubizo byose ari ukuri. Ndakeka ko rero uramutse amode ndizera ko waramutse ukandika ku papuro. Nkaba ndi kubategura amasomo ku bipimo ku matara mu gihe gitoya murahita muyabonera ku gihe no gukanda subscribe rero kugira ngo uzahite ubibonera ku gihe. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo za autobisi zagenewe gutwara abanyeshuri zishobora gushyirwaho amatara birasa n'icunga rishije amyatsa kugira ngo yerekane ko zihagaze no kwerekana ko bagomba kwitonda. Ayo matara ashyirwaho ku buryo bukurikira. Ayo matara ashyirwaho ku buhe buryo? A amatara birashyirwa inyuma, B amatara birashyirwa imbere, C rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo B na C ni ibisubizo by'ukuri. B amatara birashyirwa imbere na C rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma ni ibisubizo by'ukuri. Wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Za autobisi zigenewe gutwara abanyeshuri zirahagaze. Hari ukuntu ziba zigomba kugaragazwa kugira ngo abayobozi b'ibinyabiziga baza bayisanga bamenye ko bagomba kwitonda. Rero bashyiraho amatara. Ashyirwaho rero gute? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma. Rimwe rigashyirwa imbere kugira ngo abayobozi b'ibinyabiziga baturutse imbere baze kubona ko ihagaze bamenye ko bagomba kwitonda. Irindi rigashyirwa inyuma kugira ngo n'abaturutse inyuma nabo bamenye ko bagomba kwitonda. Ndakeka ko rero waramutse C. Ndizera ko waramutse ukandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi intego yacu ni ugukora rimwe nka Rwanda Driving College TV. Kwibutsa ko ugenewe kwiga turi mu isi y'ikoranabuhanga, tuguha link ukayikandaho ukajya urareba ikintu twashyize muri mudasobwa yacu. Icyo twashyizemo ukajya urakibona muri telefoni yawe. Ni ingenzi rero ko watwandikira cyangwa duhamagara tukakwigisha mu buryo bwa online. Ikiza cyabyo uduha amasaha ubona abonekaho ku munsi akunogeye. Nubwo waduha saa sita z'ijoro turaboneka twakwigisha. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ubugari bw'imizigo yikore n'ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande kimwe n'ubwaramuro kikuruwe na bene icyo kinyabiziga ntibushobora kurenza ibipimo bikurikira. Ntibushobora kurenza ibihe bipimo? A metero imwe n'ibice 25, B santimetero 30, C santimetero 75. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kucyitamo. Ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A metero imwe n'ibice 25. Hari igihe ugera mu kizamu ukabona bahisemo metero imwe n'ibice 25. Ikindi gihe wabihitamo bakakubwira ko atari igisubizo cya nyacyo. Ese uzahitamo santimetero 30 ryari? Uzahitamo metero imwe n'ibice 25 ryari? Kuko ikibazo kiba kibajije neza gutya. Iyo bavuze ngo ubugari bw'imizigo yikoreye n'ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande, idafite akanyabiziga ko ku ruhande, uhitamo ko ari metero imwe n'ibice 25. Bavuga ngo ubugari bw'imizigo yikoreye n'ipikipiki ifite akanyabiziga ko ku ruhande, ugahita uhitamo ko ari santimetero 30. Iyo ifite akanyabiziga ko ku ruhande ni santimetero 30. Iyo idafite akanyabiziga ko ku ruhande haba ari metero imwe n'ibice 25. Ibyo mbamo bakubwira hakiri kare kugira ngo uhure nabyo bifiteho amakuru ukore rimwe ututsinda. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 20 ari nacyo cyanyuma cyabajwe mu kino kizame cy'uyu munsi kirabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira itara ry'ubururu imyatsa riboneka mu mpande zose. Ese ni ibihe binyabiziga biba bigomba kugira itara ry'ubururu imyatsa riboneka mu mpande zose?
ngo ibinyabiziga bifite ubugari burenga metero 2 na santimetero 10. B ngo ibinyabiziga bya polisi y'igihugu. C ibinyabiziga ndakumirwa. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba no turi buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C ibinyabiziga ndakumirwa. Mujya mubibona za ambulance ukabona ifite itara ry'ubururu rimyatsa riboneka mu mpande zose, cyangwa se nka biriya binyabiziga bindi ndakumirwa biba bifite ano matara y'ubururu amyatsa aboneka mu mpande zose. Niyo mpamvu duhisemo C, niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda. Uvuye gukora uratsinze. Fata zino video uzisharinga ku nshuti zawe nazo zize twigane dukore rimwe duhite dutsinda. Murabizi niyo ntego yacu. Ndizera ko kino kizame hari ikintu kigufashije. Kanda subscribe hose kugira ngo ikintu cyose nkizeho ujye urakitubonera ku gihe, ko nticyagufasha ko wajya mu kizame ugakora rimwe ugahita utsinda. Cyaba kino kizame yaba ari amasomo agenda bashyiriraho, byaba biriya bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame, urajya mu kizame uhita ubora nacyo usange nicyo kibazo cya mbere bakubajije. Aba ari ingenzi rero gukanda subscribe najya nabishyiraho ukagira uhita ubibonera ku gihe, kuko nshyiraho ibyatuma ujya mu kizame ugakora rimwe ugahita utsinda gusa. Ikindi ukeneye kode aho waba hose mu gihugu, tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe ko na kode mu gihe gitoya kitarenze iminota 3. Uduha nimero ya telefone irazaho kode mu gihe kitarenze iminota 3 umaze kubona kode. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online, ubwo aho ni abantu bari kure cyangwa se bari hafi bafite akazi katabakundira ngo baze twigane mu shuri, turakwigisha mu buryo bwa online aho duha amasaha uboneka ku munsi akunogeye. Yageze turaboneka, tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza. Tukaba twizeye ko nugerwaho uzakora rimwe ugahita utsinda. Waba ukeneye kwiga mu ishuri naho turakwigisha, cyane cyane iyo uri mu mujyi wa Kigali. Ukeneye kwiga mudasobwa uri mu mujyi wa Kigali, tubwire tuze tukwigishe mudasobwa ujye mu kizame itakubereye imbogamizi. Ukeneye ko tukuzanira igitabo kiri kuri gahunda, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0788351626. Ibyo byose tubafashemo. Abantu muri hafi gukora ibibazo biri gukunda kugaruka, ni ingenzi ko wajya urabonera ku gihe kino kizame kiba kimaze gukorwa ukagikosora. Abantu muri hafi gukora amahirwe masa, ndabakunda cyane. Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.